Muraho nongeye kubasuhuza nshuti za The KK TV Rwanda, kwihana no kubabarirwa ibyaha TV Rwanda, nongeye kubasuhuza amahoro y'Imana abane namwe mwese. Nk'uko rero mubyumvise mu ndirimbo twatangije, ni indirimbo ijyanye cyane n'icyigisho twateguye uyu munsi, kivuga kiti ibyago birindwi by'imperuka umuti wica ku bantu banze kwihana. Niyo mpamvu rero iyi ndirimbo umuntu wateze amatwi yayikurikiye nubwo itarangiye, kandi nta nubwo ari umugambi yuko twayirangiza, ahubwo umugambi dufite ni uwo kwiga ijambo ry'Imana, ni uwo gusobanukirwa neza kwihana nyakuri icyo ari cyo, ni uwo kumenya aho ibihe bigeze, ni uwo kwitegura kugaruka kwa Yesu ku muntu uwo ari we wese utuye muri iyi si, kuko amaraso ya Yesu nta muntu atageraho, nta n'umuntu Yesu Kristo atapfiriye muri iyi si. Bivuze ko buri muntu wese afite uruhare mu kugira gute, mu gukorera ibyo umwami wacu yadutegetse, mu gukora umurimo w'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabashimye rero abakunzi b'umusaraba bakunze gutega amatwi iyi televiziyo mu buryo bw'amajwi, kandi nishimiye yuko ibi byigisho bizagirira umumaro abantu benshi cyane, kandi nizeye yuko mu bwami bwo mu ijuru tuzashima Imana kubw'uko yaturokoye mu biganza by'umubi bya Satani. Reka nsuhuze bene data bari hirya no hino, inshuti bagiye batandukanye hirya mu bihugu bigiye bitandukanye by'abaturanyi, aho muri hose ndabashuhuje. Iri jwi ryongere rikangure buri muntu wese kugira ngo tumenye, duhumuke amaso, tumenye ibi byose biri kubera ku isi, ibi byose biri kugenda birengerereza ku gushyiraho akadomo ku mateka y'isi, kandi umuntu wese uzi ubwenge azabibona byose abyitegereze, kandi bizamutera kwihana, bizamutera guhungira kuri Kristo, kuko nta handi ibi byose wabihungira, waba uri umukristo, waba utari umukristo, waba uri umupagani, byose biraje bikugwe gitumo mu gihe cyose waniniye ijwi ryo kwihana. Reka rero mbere y'uko turambura iki cyigisho tubanze dusenge Imana kugira ngo iduhe umugisha muri iyi minota yose tugiye kumara aha ngaha, kugira ngo tuze kubona imbaraga yo kumvira ijwi ry'Imana tugiye kuganira naryo muri aka kamwanya. Ndagushimye Data wera wo mu ijuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Wabanye natwe muri iyi minsi yose itambutse kugeza muri uyu munsi wa none, tugiye kurebera hamwe icyigisho gifite umutwe uvuga ngo ibyago birindwi by'imperuka umuti wica ku bantu banze kwihana. Reka rero twebwe Yesu Kristo mwiza udukunda, aho kugira ngo uriya muti uzatugereho kandi ntuzabuvura nk'uko tumaze kubyumva, ahubwo uzaba wica, ahubwo Yesu Kristo tubone ubuhungiro muri wowe. Dutera umwete wo kwihana nyakuri, dutera umwete wo gukunda ijambo ryawe, udutera umwete wo guhumuka amaso. Ibi byose biri kuba muri iyi si ni ibiteguriza impanda isoza, ni ibiri kubyutsa abantu basinziriye bahugiranye kugira ngo bitegure kugaruka kwawe. Dufashe rero muri iyi minota yose tugiye kumarana, utwungure ubwenge, kandi amazina yacu yahe kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ubwo uzaba utungutse ku bicu, ubwo benshi bazaguhunga, twe tuzishimire gutabarwa kwacu mu izina ryawe Yesu Kristo. Urakoze, amena. Twongere dusuhuze inshuti n'abavandimwe bagiye batandukanye hirya no hino, kugira ngo uko byagenda kose ufate akanya wiherere n'Imana, usenge, uyisabe kugira ngo ikumenyeshe iby'ibi bihe, ikumenyeshe icyo ukwiye gukora, kuko wowe ntago wakwibashisha. Nk'uko twagiye tubisoma tubisobanura, ntago mu muntu harimo imbaraga yo kwiyobora, nk'uko Imana yamuremye yari ibizi neza ko nta kwiyobora kumurimo igihe cyose azaba atumviye uwamuremye, igihe cyose azaba atumviye umuzi neza kurusha uko yiyizi. Niyo mpamvu rero nta muntu ukwiye kwihata ibidakwiriye, kwihata ibyatuma afungurira
inzira umwanzi, ahubwo umuntu wese wamaze kwakira Yesu Kristo, umwuka wera niwe umuyobora mu byiza byose kandi Imana yishimira. Niyo mpamvu rero tugiye kurebera hamwe iki cyigisho, nizeye yuko kiragira umumaro kandi kirakura abantu benshi mu mwijima, kugira ngo twese hamwe twitegure kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Abari Uganda ndabashuje, bakurikira YouTube bakakurikira ibi byigiso kuri iyi channel, bakunda kumva ururimi rw'ikinyarwanda, ni benshi bariyo. Abo muri Congo barahari benshi cyane bakunda ijambo ry'Imana, abarundi barahari bakunda ubutumwa bwiza, muri Kenya bariyo abanyarwanda, no ku isi yose muri za Canada inshuti n'abavandimwe bagiye bariyo, tugenda tuba tuziranye. Nizeye yuko akamaro k'ubutumwa bwiza kari buze gukora umurimo muri iki gihe giheruka, kandi buri muntu wese aho yaba atuye mu isi yose, ibyo waba uri gukora byose, ubuntu bw'Imana burakugeraho kandi burakiza. Iyo bavuze umujinya w'Imana wumva iki? Ese uwo mujinya w'Imana uzasukwa kuri bande? Nk'uko wica itegeko rya leta ugahanwa, niko n'abica amategeko y'Imana bagiye guhura n'imvura y'ibyago birindwi by'imperuka by'umujinya w'Imana. Iriya ndirimbo ni nziza cyane, imaze igihe kandi irimo ubutumwa bukomeye cyane, irabivuga neza bigahuriramo n'iri jambo tugiye kurebera ahangaha kandi twatangiye. Ese bizasukwa ku isi ryari? Ubwo Yesu azavuga ngo birarangiye, isi yose izahinduka umusaka, umuborogo. Ibyago birindwi by'imperuka bizatuma abantu bihana, ariko imbabazi zizaba zarangiye. Ni ukuvuga ngo ibi byago birindwi by'imperuka bizatuma abantu bihana, bave mu byo bari bahugiyemo, bave mu butunzi bwatumye bagomera Imana mu gushaka kugwiza ubukire ariko burimo kwica amategeko y'Imana. Iki gihe abantu benshi bazashaka kwihana, ariko kwihana kwabo ntikuzaba kugishobotse. Bazumva ijwi rya nyuma riva mu ijuru rivuga ngo mwaratinze, nta kintu bikibamariye. Iki gihe kizaba gikomeye cyane kandi kiradusatiriye kubw'ubuhanuzi, kubwo ibihe tugenda tubona, nta handi byerekera ni ahangaha. Inzara n'inyota yo gushaka gukorera Imana izaba nyinshi mu isi, aho abantu bazazenguruka hirya no hino ku isi, ariko ntibazumva ijwi ry'Imana na rimwe. Muri Amose ibice 8, rambura Bibiliya yawe uhasome wumve ese Imana yavuze ngo iki. Amose ibice 8, reka ahari turebe ko tuhabona bugufiya kugira ngo twumve icyo Imana yahavugiye, twumve umuburo uhari, kugira ngo buri muntu wese yiyumvire kandi abiha agaciro, atagira ngo ni uguhimba, atagira ngo ni ibinyoma. Iri jambo rero mujye muriha agaciro kuko biratinda ariko biraza kandi biratwegereye. Amos ibice 8 umurongo waho wa 11, murambure Bibiliya zanyu tugendere hamwe. Dore iminsi izaza, niko Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara n'inyota mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi. Ibi ngibi bihise bisobanuka neza ko atari inzara yo gushaka ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka, kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikazi bajya iburasirazuba. Ikasikazi ni mu majyaruguru. Bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Imana, ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota. Abarahira icyaha cy'i Samariya bati ndahiye Imana yawe Dani we, kandi bati ndahiye umuhango w'i Berisheba uhoraho, nabo bazagwa kandi ntabwo bazongera kubyuka. Imana ihabwa icyubahiro kubw'iri jambo, kubw'uyu muburo. Inkumi nziza, abasore beza
bazazenguruka amashyamba, bazazenguruka imijyi, bazazenguruka ibihugu bitandukanye, kubera ko imbaraga zabo bari gukoresha bubaka umurimo w'Imana, bihanisha abandi, bazikoresheje mu kuwusenya, bazikoresheje bateza umurimo wa Satani imbere. Niyo mpamvu rero ibi bihano nibo bizakoma mu nkokora cyane kurusha abandi, nubwo abakecuru, abakuze n'abasaza n'abana nabo bizabageraho, kuko nta kintu kiri mu isi kitazahungabanywa n'ibi byago birindwi by'imperuka, ariko by'umwihariko abakiri batoya bazahura n'akaga gakomeye cyane, kuko murabyiyumviye, ntago ari ibinyoma, ntago ari uguhimba, ahubwo buri muntu wese azagerwaho n'ibi byago bikomeye. Reka ngushishikarize guhisha ubugingo bwawe muri Kristo, reka ngushishikarize kwihana by'ukuri. Ubwo ikinyoma kiri gukwira mu isi kivuga ko ubugingo ushobora kubuhisha muri Kristo, ariko ubuzima bwawe, imibereho yacu igakomeza kuba yanduye, igakomeza kuba mu bubata bwa Satani. Ibyo ntibibaho, ahubwo ubuzima bufatanye n'ubugingo. Iyo hagize ukoma mu nkokora imibereho myiza y'ubuzima, n'ubundi ubugingo arabugutwara. Ibyo tunywa, ibyo turya, uko twambara, uko tuvuga, ibyo dutekereza, byose bikorerwa mu mubiri, kandi irari kamere biteye mu mubiri. Niyo mpamvu rero utavuga ngo nzakora ibyo nishakiye, umubiri nzawukoresha ibyo nishakiye, mwinjizemo ibyo nishakiye, ariko ubugingo mbuharire Kristo. Icyo ni ikinyoma, ntibibaho, biva kuri Satani. Reka nkubwize ukuri ko Satani ubwo agiye kurimbura abantu benshi, azifashisha imibereho yacu, ubuzima bwa buri munsi, niho azatwara benshi ubugingo. Reka rero nkushishikarize kwita ku byo Imana yatuburiye, kuko Imana yaravuze ngo urushanwa mu masiganwa arushanwa muri byose, ntago agira icyo asiga inyuma, kuko uhembwa aba ari umwe kandi watsinze irushanwa. Yesu Kristo nahabwe icyubahiro, kandi Imana iradukunda. Mureke twumvire Imana kubw'uyu muburo, kandi dukomeze dushishikarire kumva ijambo ry'Imana ridutera kwihana, tuve mu bidafite umumaro. Nyuma y'ibyago birindwi by'imperuka, nta bundi butumwa bwo kwihana buzabaho, nta bundi butumwa bwo kwihana buzabaho, nk'uko benshi babeshya ngo nyuma y'ibi bihe hazongera habeho kwihana. Abo ngabo ni abakozi ba Satani, ahubwo bizaba byarangiye. Hari abemera Yesu Kristo nk'umukiranutsi, nko gukiranuka kwacu. Hari abatamwemera, hari abamwemera ntibemere gukiranuka kwe, n'abandi banyamihango benshi muri iyi si bose ubutumwa bwiza burabareba. Nshuti mwene data, ibinyoma bimaze kugwira, kandi nicyo cyanzanye, nicyo gituma mvuga, kugira ngo nsenye ibyo byose mu izina rya Yesu Kristo. Ku muntu wese uzumvira iri jwi, ku muntu wese uzatekereza ko Imana imufitiye umumaro, ku muntu wese uzumvira iri jwi kandi akagira umumaro wo kubibwira abandi. Ntago wakwifuza gukizwa n'urupfu rwa Yesu n'amaraso ya Yesu, ariko waranze kugira imico mishya, waranze guhinduka. Reka mbabwire, Yesu Kristo yamaze imyaka isaga 30, murabizi neza cyane, mu isi yayimazemo, ariko ntiyigeze agaywa. Imana yamuhaye gukora ibyo yishimira. Icyo rero cyatumye apfira mu isi, ni ukugira ngo imico yagaragarije mu isi, natwe abamwizera bose tuzayigaragaze. Reka rero nkubwire wowe wifuza gukizwa n'amaraso ya Yesu, ariko ukagomera amategeko ye, ugasiribanga amategeko ye, ntumwumvire, ugakomeza kugira imico nk'iya Satani, nk'iyaranze Satani. Reka nkubwire ko uri umukozi wa Satani, kandi ukeneye kwihana, ukeneye kumvira ijambo ngo nawe ugaruke mu murongo mwiza w'abantu bazataha Yerusalemu nshya. Nta muntu n'umwe rero uzakizwa n'amaraso ya Yesu mu gihe imico ye itigeze ihinduka. Ni igihe cyo gutera ikirenge mu cy'umwami wacu
Yesu Kristo. Ngaya magambo y'ukuri azana umunyabyaha kuri Kristo akongera akamuhindura mushya. Nyuma y'ibyago birindwi by'imperuka, ibi nari nabivuze, nta bundi butumwa bwo kwihana buzaba bugihari nk'uko hari ababyizera, keretse agahe gato Satani azahabwa ko gusohoza umugabane wa kabiri w'intambara yiswe Harimagedoni. Aka gahe ko kazongera kubaho ubwo abana b'Imana bazaba baruhiye mu isi, bazaba barakubiswe, ariko bya 144,000 Yesu Kristo azagumya kubirengera kugeza ubwo azatunguka ku bicu, kandi abangaba bagomba gutaha Yerusalemu nshya batanyuze mu rupfu. Iyi ntambara y'Harimagedoni rero buri muntu wese ayisobanura uko yiboneye, ariko Bibiliya niyo muhanuzi nyakuri buri muntu wese akwiye kwizera. Dore iyi ntambara ni hahandi abami bazahurira, abayobozi bakomeye b'isi, abantu bose bayoboye urugamba kandi bayoboye urugamba rwo kurwanya ubutumwa bwiza, bazateranira ahantu hamwe. Turaza kubibona muri Bibiliya, turabisoma. Aho hantu niho bazafatira umwanzuro uheruka, ubwo ibyago birindwi by'imperuka bizaba bimaze gucucuma isi, buri muntu wese yumvishe umubabaro n'uburemere bw'icyaha, isi yabuze amahoro, yabuze amahwemo. Aha hantu niho abami bazahurira, bafata umwanzuro ntakuka, bashyireho itegeko, isaha n'umunsi wo gutsemba burundu ririya tsinda ry'abantu banambye kuri Kristo, itsinda ry'abantu banambye ku mategeko y'Imana. Iyi rero niyo ntambara yiswe ngo umugabane wa mbere, umugabane wa kabiri, intambara y'ihari Magedoni. Umugabane wa kabiri wo uzasozwa ubwo hazaba habayeho umuzuko wa kabiri nyuma y'imyaka 1000. Uyu niwo mugabane wa mbere rero aba bantu bazahurira ahangaha, ariko ibizababaho birakomeye cyane, turi hafi kubigeraho, turaza kubisoma tubyumve. Nyuma y'ibyago birindwi by'imperuka, Satani azakurwa mu kiremwa cy'umwuka, yambikwe umubiri w'umuntu kugira ngo yumve neza uburemere bw'icyaha mu gihe cy'imyaka 1000 azamara ku isi wenyine n'abadayimoni. Ibi bintu birakomeye cyane. Satani nubwo adushuka, nubwo aturwanya, ariko nawe azamara imyaka 1000 yambaye umubiri w'umuntu kugira ngo yumve neza uburemere bw'icyaha, yumve umubabaro bya nyabyo, nk'uko natwe ibyo yatunyujujemo byaduhungabanyije. Ibi bintu rero mubyumve neza. Satani ubwo azasigara mu isi y'umwijima, isi yamaze kugirwa amacuho n'ibyago birindwi by'imperuka, azayisigaramo imyaka 1000 wenyine n'abadayimoni. Icyo gihe cy'imyaka 1000 Satani azaba ku isi itagira ishusho, nta mucyo uyiriho, kuko icyago cya karindwi kizaba cyayihungabanyije bikomeye, kubera ko itorero, reka nsubiremo hano haruguru gatoya kugira ngo buri muntu wese abyumve. Kubera ko itorero rizaba ryazamuwe ari mu gicuku, niko isi izasigara isa Satani mu gicuku cy'imyaka 1000 ku isi. Murabyumvise neza. Iby'umuzuko wa kabiri no gutwikwa kwabo bose, kuko nta muntu wo mu muzuko wa kabiri uzatura mu isi. Nta muntu wo mu muzuko wa kabiri uzatura ku isi. Reka dukomeze nshuti bene data, twari tugeze kuri iri jambo rivuga ngo iby'umuzuko wa kabiri no gutwikwa kwabo bose, kuko nta muntu wo mu muzuko wa kabiri uzigera agira amahirwe yo kongera kwihana, ugira amahirwe yo gutaha Yerusalemu nshya, ahubwo bazazuka, kuko urubanza rwabo ruzaba rwarakaswe kera, ahubwo bazazuka bahabwe umwanzuro w'urubanza, nta kindi ni ugutwikwa bakarimbuka by'iteka ryose. Izo ngororano zabo
nizo bazaba baje kwakira, kuko umuzuko wa kabiri nta muntu uzigera ubasha guha amahirwe namwe yo kongera kwiyunga na Yesu, ahubwo bazaba baje kugira ngo barebe neza ukwima k'umwami wacu, barebe urukundo rw'umwami wacu, barebe ibintu byiza bitesheje ubwo bari kubibona bakiri mu isi. Mureke dusome isomo riboneka mu Byahishuwe ibice 7 umurongo waho wa mbere, turi buze no gusoma mu Byahishuwe ibice 15 umurongo waho wa mbere. Ibi ngibi byose biratwereka neza ko nta gihe gisigaye kandi Yesu Kristo ari hafi kugaruka kurusha uko twahoze tubivuga, kurusha uko twabitekerezaga, ariko Satani amaso arayahumye. Satani ntashaka ko ibi bintu buri muntu yabiha agaciro, nyamara tuzagwa gitumo, bizatugwa gitumo, ariko sinkwifuriza kugira ngo nawe ibi bintu bizakugwa gitumo. Niyo mpamvu iri jwi ririmo rirahamagara buri muntu wese kugira ngo yitegure ibigiye kubaho. Ibyahishuwe ibice 7 umurongo wa mbere, hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka enye z'isi, bafashe imiyaga 4 yo mu isi, kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja, ku giti cyose. Mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga, abwira abamarayika 4 bahawe kubabaza isi n'inyanja ati, nimubabaze isi n'inyanja cyangwa ibiti, tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Amena. Imana ni urukundo, akagaye kose turi kongezwa. Reba ibintu byose biri gusurera bishaka kurimbura ikiremwa muntu. Imana irimo gukumira ikavuga iti, reka abantu banjye mbanze mbahe ubuhungiro, reka abantu banjye mbanze mbashyire mu nkuge, bose babanze bakwirwemo, hatagira umuntu imvura inyagirira hanze. Ariko Satani amaso arayahumye. Ba maso nshuti yanjye aho uherereye hose, ibyo uri gukora byose, dore Imana iragutegereje ngo nawe marayika uri gushyira ikimenyetso ku ruhanga mu mutima w'umuntu uri kwandika amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo, nawe akugereho, nawe agushyire mu muryango w'abana b'Imana. Numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso ngo ni 1,000 n'ibihumbi 4. Nibo bashyizweho ikimenyetso bo mu miryango yose 12 y'Abisiraheli. Iyi miryango murayizi neza cyane: umuryango wa Yuda, umuryango wa Rubeni, umuryango wa Gadi, Asheri, Nafutali, Manase, Simiyoni, Lewi, Izakari, Zabuloni na Yozefu, utibagiwe na Benjamini umwana muto muri uyu muryango, cyangwa se umwana rwose nawe wagize umugisha mwinshi cyane muri iyi miryango 12 ya Isiraheli. Muri iyi miryango mwibuke ko ururembo Yerusalemu ubwo ruzaba rumanutse ruvuye mu ijuru, ruzaba rufite imiryango 12. Iyi ishushanya y'ino miryango 12 ya Yerusalemu. Buri muntu wese utuye ku isi, buri muntu wese wakoreye Imana, umuntu wese wagaragaje imico y'Imana, azagira umwe muri iyi miryango aba abarizwamo, azagira umuryango umwe muri iyi miryango agomba kwinjiriramo mu gusangira, mu kwitabira biriya birori by'ubukwe bw'umwana w'intama, kuko dukomoka ku muntu umwe, Adamu na Eva. Niyo mpamvu duhuriye twese kuri iyi miryango. Uve kuri ba bandi bavuga ngo ni abazungu, ibya Yesu ni iby'abazungu, ni iby'Abayahudi. Ibi ngibi ni bya bindi Satani ashaka kuyobya abantu, abwira abantu ko hari ibigenewe abazungu, hari n'ibigenewe abirabura. Hoya, agakiza ni kamwe. Yesu Kristo tumuhuriyeho twese, kandi icyamuzanye ni ugukiza buri muntu wese. Amaraso ye ntajogora, ni aya buri muntu wese utuye muri iyi si, kandi nawe nizeye yuko Imana ikongerera ubwenge maze ukamenya ikiri kujya mbere. Reka twongere tujye mu Byahishuwe umurongo waho wa 15. Aha ngaho birakomeye cyane kandi ni ibyo kwitabwaho na buri muntu wese. Ibyahishuwe
ibice 15 umurongo waho wa mbere. Baravuze ngo mbona mu ijuru ikindi kimenyetso gikomeye gitangaza, nicyo bamarayika barindwi bafite ibyago birindwi, nibyo by'imperuka, kuko muri byo arimo umujinya w'Imana wuzurira. Abamarayika barindwi buri umwe yari afite icyago cye, yari afite urwabya rwe rwuzuye umujinya w'Imana. Ngo ahangaha niwo umujinya w'Imana ugira ute? Wuzurira. Ese nawe ushaka ko umujinya w'Imana ukuzuriraho? Hoya, hunga hakiri kare, dore ubuhungiro Imana irimo iraguhamagara. Umurongo wa kabiri, mbona igisa n'inyanja n'ibirahure bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, amena, n'umubare w'izina ryayo, bahagaze kuri ya nyanja y'ibirahure bafite inanga z'Imana, baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama, bati: Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaza. Mugabe w'amahanga, inzira zawe ni izo gukiranuka n'ukuri. Mwami, ni nde utazakubaha cyangwa ngo ye guhimbaza izina ryawe? Ese yava he koko? Ko ari wowe wenyine wera, nta wundi wera ni Kristo. Amahanga yose azaza akwikubita imbere akuramye, kuko imirimo yawe yo gukiranuka igaragajwe. Na Satani ubwe azagera igihe apfukamire Yesu Kristo, kubera ko urugamba ruzaba rumutsinze, ruzaba rumunesheje. Ngo ariko ngo gupfukamira Yesu Kristo ngo azabiterwa n'imbaraga ivuye ku Mana, ngo ariko ku giti cye, ku mutima we wuzuye ubugome n'urwango ntiyabikora, ahubwo azabikora kugira ngo atange urugero ku bantu bose bayobotse Satani, bamuyobotse, kugira ngo abereke ko yabashukaga ko atanesha Imana, ataganza Imana, ko Imana ari iyera kandi ihora ikomeye, ihoraho iteka ryose. Umurongo wa gatanu, hanyuma y'ibyo mbona urusengero rw'ihema ryo guhamya ryo mu ijuru rukinguye, ruvamo ba bamarayika barindwi bafite bya byago birindwi. Mwumve neza, bambaye imyenda y'ibitare itanduye irabagirana, kandi bambaye imishumi y'izahabu mu bituza byabo. Umurongo wa karindwi, kimwe muri bya bizima bine gihawe abamarayika barindwi inzabyandwi z'izahabu zuzuye umujinya w'Imana ihoraho iteka ryose. Rwa rusengero rwuzura umwotsi uva mu bwiza bw'Imana no mu mbaraga zayo. Ntihagira umuntu n'umwe ubasha kurwinjiramo kugeza aho bya byago birindwi by'abo bamarayika barindwi byarangiriye. Ibi ntaho bitaniye n'ibyabaye kwa Nowa. Kwa Nowa, marayika ubwo yamaraga gukinga urugi rw'inkuge, imvura yaraguye iragwa, isi yose irengerwa n'amazi, inkuge irareremba, ariko nta muntu wo hanze wigeze yinjira mu nkuge, ndetse nta n'uri mu nkuge wigeze asohoka. Imana niyo yari ikingiye ruriya rugi, nta bundi bubasha bwo mu isi bwari bufite kurukingura. Ni nayo mpamvu ubu ngubu abana b'Imana bari guhungishwa mu buryo bw'ibanga, binyuriye mu kwihana, binyuriye mu kubabarirwa kw'ibyaha byacu, Imana igahita iguha ubuhungiro buhoraho. Ese wowe warabusabye? Cyangwa nawe iri jwi urarininira? Nawe wibereye mu by'isi, gukora ntabwo ari icyaha, ariko ibyo uri gukora se bihesha Imana icyubahiro? Ibyo uri guhiga byakugwiriza ubukire bihesha Imana icyubahiro? Cyangwa uri gushaka gutera imbere ubinyurije mu kurimbura ububasha bw'Imana bukurimo bwagutera kwihana? Urimo kugwiza ubukire kugira ngo ahari izi nzabyandwi zizakwisukeho? Hoya, ibyo uri gukora byose, ubu buzima bwose uri gushaka bw'imibereho muri iyi si, bushakishe ariko ugumye komatana n'Uwiteka. Bushakishe uhesha izina ry'Imana icyubahiro. Bushakishe wihana uri maso, kugira ngo were gukingiranirwa hanze. Ibice 16 dukomeze hasi, numva ijwi rirenga rivugira muri rwa rusengero ribwira abo bamarayika barindwi riti: nimugende musuke mu isi izo nzabyandwi z'umujinya w'Imana. Akazi karatangiye ko guhana. Imana itangiye guhana. Yarihanganye igihe kirekire, ibihe birebire, ariko kuri iyi tariki, kuri iyi nshuro, kuri uyu munsi, imbabazi z'Imana zirarangiye. Nk'uko zarangiye kwa Nowa, nk'uko zarangiye i Sodomu n'i Gomora, aha naho zirarangiye. Nimwumve urugamba rwabereye mu isi.
nimwumve abantu banze kwihana ibintu byababayeho mu isi. Nimwumve abantu basuzuguye ijwi ryo kwihana ry'Imana, ibintu byababayeho. Ibi byagutera guhita ufata umwanzuro kuri iyi nshuro. Ibi byagutera guhita utangira amasengesho, guhita utangira inzira yo kugana Kristo, yo kugana ku musaraba kugira ngo nawe uhabwe ubwugamo. Umurongo wa kabiri, uwa mbere aragenda asuka urwabya rwe mu isi. Abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bakaramya igishushanyo cyayo bafatwa n'ibisebe bibi bikomeye. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wumviye ubutegetsi bwa Satani bwo kwica amategeko 10 y'Imana, bwo kubeshya abantu ko amategeko y'Imana atagikenewe, abantu bose bakemera kuruhuka umunsi umwe, abantu bose bakemera umwanzuro wafashwe na Satani n'ubutegetsi bw'isi. Dore ngo ikintu cyababayeho cya mbere, bahise bafatwa n'ibisebe. Ibi bisebe nubyumva nshuti yanjye, ntukeke ko ari ibingibi dusanzwe tubona, nta nubwo wabigereranya na bimwe bya Yobu. Ibya Yobu bishobora kuba byoroheje, ibi ntibikira. Ibya Yobu byo byarakize. Ibi ni ibisebe bibi cyane. Nta mudogiteri wo mu isi ukomeye uzabasha kuvura ibi bisebe. Umurwayi azasanga uwo yari yize ko yamukiza, azasanga afite ibirenze ibyo afite. Azasanga arwaye ibirenze we ibyo yatekerezaga. Ibi ni ibisebe bibi cyane. Buri muntu wese wo mu isi wanze kumvira Imana, ibi ngibi biramutegereje kandi bizamugeraho. Nshuti mwene data, iyi ni isaha yo kumvira iri jwi. Iyi ni isaha yo kumvira Imana kuri uyu munota uheruka. Dore umaze igihe wambara nabi. Dore umaze igihe wambara imyambaro irarikira abantu ubusambanyi, ikururira abantu ku busambanyi, amajipo magufiya. Nta mwanya uzongera kubona wo kwambara amajipo magufiya, ahubwo uzambara neza. Uzambara neza kandi wagombaga kubikora mbere, kugira ngo isazi zitagutururaho, kugira ngo isazi cyangwa se utundi dukoko tutakurya, kugira ngo izuba ridakomeza gucana kuri ibyo bisebe. Uzambara ijipo ndende. Ngaho ibuka ya majipo magufi ya wambaraga. Ibuka ya mapantaro yacitse waciye ku bushake bwawe ngo ni ubusitari. Ibuka wa musore we kwa kuregeza kwawe, pocket down. Ese ibyo ngibyo uzongera kubibonera umwanya nshuti yanjye? Iyi ni isaha ya nyuma iheruka. Uzakora uko ushoboye kose ngo uhishe bya bisebe. Uburibwe buzaba buri kwiyongera. Uzabihungira he mwene data? Wa mukobwa we, wa nkumi we, wa musore we, tekereza iminsi wamaze ugahisha izina ry'Imana. Ariko ugiye noneho gufata umwanzuro mwiza wo kwambara neza, wo kwambara ibigukwiriye, kandi ibyo bikoreshejwe n'umubabaro, nyamara wagombaga kubikoreshwa n'urukundo rwa Yesu hakiri kare ukababarirwa. Imodoka yawe nziza ntabwo uzongera kubona ukuntu yicaramo. Reba, ibuka amabi wayikoreyemo, ibuka uko wayibonye. Warariganyije, waragambanye, wishe abantu benshi kugira ngo ugere kuri iyo modoka. Ese uzongera kuyikandagiramo nshuti mwene data? Ntabwo uzongera kugira imbaraga zo kuyitwara. Hoya, inyo zirajojoba, amaraso arimo aratakara hasi, inyama zirimo ziratakara hasi, ibisebe bibi binuka. Ibuka nshuti mwene data, ntabwo uzongera kubona umwanya wo kwinjira muri ya loji, mu kabari, muri ya hoteli warayemo iminsi myinshi cyane uyikoreramo amabi, ya hoteli wagambaniyemo, ya hoteli wakoreyemo uburayi. Ntuzongera kubona akanya ko kuyinjiramo. Kubera iki? Uri kunuka. Urahinguka hehe? Umunuko ni wose, uburibwe ni bwose. Dore Imana iraguhamagara ngo uva mu bidafite umumaro, kandi Imana iracyagushaka. Imana iracyagukunda. Ijwi ryo kwihana riracyumvikana mu matwi yanjye, mu matwi yawe. Reka twigire ku murongo wa kabiri. Umurongo wa gatatu mumbabarire. Uwa kabiri asuka urwabya rwe mu nyanja, ihinduka amaraso nk'ay'intumbi. Ikintu cyose cyo mu nyanja gifite ubugingo kirapfa.
mwumve ukuntu bikurikiranye neza, birakurikiranye ku buryo ishyano rizasimburwa n'irindi shyano, nta kanya ko kugoheka. Imana ntiyigeze ishyiramo tamoro, ntiyigeze ishyiramo akaruhuko, niko babyita, ngo wenda hari umunyabyaha aruhukeho gatoya. Hoya, buri kimwe cyose kizakurikirana n'ikindi kugeza ku musozo. Ibi birakomeye cyane. Ibisebe bibi, tekereza, hakurikiyeho kugira inzara n'inyota, kuko amazi amaze guhumanywa. Umuntu ukuri kuva muri ya mazi, ushatse kunywa amazi ariko aragushaririye, murumvise neza, urayanywa ubaye nk'umuntu unyweye aside, birakeka mu muhogo, biragera mu nda bigakeka, kuko amazi yahumanyijwe. Ese biragenda bite? Ibimenyetso by'umuntu urwaye ibisebe bibi bikomeye: ahinda umuriro, mu mubiri we yumva afite inyota nyinshi cyane. Ariko umva ukuntu bikurikiranye ahangaha. Umurongo wa 4, uwa 3 asuka urwabya rwe mu nzuzi, twumve, mu nzuzi n'imigezi n'amasoko nabyo bihinduka amaraso. Nta kintu cyo ku isi na kimwe kitahungabanyijwe n'ibi byago 7 by'imperuka. Mwibuke kwa Farawo. Farawo kugira ngo arekure ubwoko bw'Imana byagenze bite? Yabanje guhanwa bikomeye cyane kugira ngo yumve imbaraga z'Imana aho zitandukaniye n'iza Satani n'iz'umuntu. Ibikeri ngaho mu nzu hose, mu buririnda ngaho, inyanja zihinduka amaraso ngaho, babura icyo bakora. Watambuka ugahura n'intumbi, watambuka ugahura n'intumbi. Ibyamubayeho murabizi cyane. Ni ibintu bikomeye cyane. Reka mwumve ku murongo wa 5. Numva marayika w'amazi avuga ati: wawera uriho kandi wahozeho kandi uzahoraho, uri umukiranutsi, kuko ariko wabitegetse. Bavushije amaraso y'abera n'ay'abahanuzi, nawe ubahaye amaraso ngo abe ariyo banywa. Nibyo bibakwiriye. Numva igicaniro kivuga kiti: ye Mwami Imana ishobora byose, amateka yawe ni ay'ukuri kandi ni ayo gukiranuka. Ibyo bakoze, bari bageze igihe cyo kubisarura, bari bageze ku isaha ya nyuma yo gusarura. Kugomera Imana bagaragaje mu myaka myinshi cyane ishize. Bari bageze ku isaha yo gusarura. Kutumvira Imana kose bagaragaje igihe cyose babayeho mu isi. Reka were kuzagaragara muri uyu mugabane. Ibi bintu nitubisoma tubihe agaciro kandi ubwenge bwacu bubyumve neza, kuko ni ibintu bikomeye cyane bitakwihanganirwa n'umuntu utuye mu isi. Kandi koko byaragaragaye ahangaha. Inyandiko yarabigaragaje. Wabyumva utabyumva, wabiha agaciro utabiha agaciro, isaha irageze kandi ibi ngibi biradutungura cyane. Umurongo wa 8, nuko marayika wa 4 asuka urwabya rwe mu zuba, yebaba we, rihabwa kokesha abantu umuriro. Abantu botswa n'icyokere cyinshi, batuka izina ry'Imana ishobora kubateza ibyo byago, ntibihana ngo bahimbaze Imana. Umunyabyaha ni umunyabyaha. Umuntu wakuyeho imbabazi n'ubuntu bw'Imana ahora ari umunyabyaha, ahora ari mubi. Aho kugira ngo ibi byose bibatere guhimbaza Imana, ahari ngo bavuga ati: Mana tubabarire ubwa nyuma, ahubwo bagumya kwinangira imitima, bagumya gutuka Imana. Aho kugira ngo Farawo yihane avuga ati: noneho Mana, abana banjye, imfura zose urazishe zo mu gihugu cyanjye, noneho ndihannye, reka abantu bawe bagende ku mahoro. Hoya, ahubwo yarinangiye. Bigeze hagati yisubiraho, akurikira ubwoko bw'Imana ngo abusange mu butayu, bwongere bugaruke bumukorere, busubire mu bucakara. Ariko yari ageze ku mahenuka. Murabyibuka ibyamubayeho. Ingabo ze zose nawe ubwe bwite barohamye mu nyanja, bararengerwa, sinjye wahera, ibyabo birangirira aho ngaho. Aba nabo uyibuke, barwaye ibisebe, bagize inyota. Nuko nguko bikurikiranye. Noneho izuba riraje. Reba umuntu ufite inyota, reba umuntu ufite igisebe kibi kinuka, reba noneho izuba rigiye kugicaniraho.
ibyo ngibyo bishyire mu bwenge, nawe numara kubyakira neza biragutera gufata umwanzuro nshuti. Nta n'umuntu urakwinginga, niba imbaraga y'umwuka wera iri gukomanga umutima wawe, urahita wumva uburemere bw'ibi bintu, wihane. Ibi byose turi gusoma aha ngaha ni ibyagutera gutangira gufata umwanzuro mushyashya wo kumvira Imana ukihana. Ibyaha ni byinshi. Kwica amategeko y'Imana nicyo cyaha. Icyaha ni ukugomera Imana. Tavuga ngo nta cyaha uzi. Icyaha gikorwa gite? Nta muntu utazi icyaha icyo ari cyo. Umurongo wa 10, marayika wa gatanu asuka urwabya rwe ku ntebe y'ubwami ya ya nyamaswa. Ubwami bwayo bucura umwijima, kuribwa gutuma bahekenya indimi zabo, kandi kuribwa kwabo n'ibisebe byabo bituma batuka Imana nyir'ijuru n'ibihana imirimo yabo. Iteka ryose bagumye kwinangira, kuko Satani ni wo mubakoresha, kandi ni wa wundi utajya uva ku izima. Kwa wa mugabo ukomeye cyane, kwa wa mwami ukomeye cyane, icyicaro cya Satani mu isi. Noneho batangira kubona nabo ubutumwa bubabwira ko isi ibarangiriyeho, ubumenyi bwabo burahagarara. I Roma, mu Butaliyani, i Vatikani, muri Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu byinshi by'i Burayi. Reka nguhe amakuru. Hari umwana ushobora kuvuka akagira imyaka 15, akagira imyaka 20, ataramenya gutandukanya amanywa n'ijoro. Mubyumve neza, tugiye kubisobanura mu buryo bugaragara. N'iby'umwuka birahari, kubera ko barakize, bahora ahantu habona, imijyi yabo ihora ibona, ntibashobora gutandukanya amanywa se abaho, ijoro ribaho, bigenda bite? Ariko isaha yarageze, umwijima icuraburindi ryuzura igihugu cyose, nabo bamenya ko Imana irimo kubaremburiza kurimbuka kw'ibihe byose, kubera ko ibi byose byagombaga kugera ku muntu wese wagomeye, wasuzuguye Imana. Umurongo wa 12, marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufurate, amazi yarwo akamira kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka, niyo Satani, no mu kanwa ka ya nyamaswa, nibo bategetsi b'isi, i Roma, no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma, Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Ubuprotestani bwanze kwihana, bwahatiye abantu kuruka isabato y'ikinyoma dimashe, butera abantu kwica amategeko y'Imana. Havamwo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri. Aba ni babahanuzi bakomeye cyane, bakomeye mu bya Satani, bakwirakwije ibinyoma, bakora ibitangaza mu isi, batuma abantu bakorera Satani, bagomera Imana. Reka wumve ibyabayeho ku murongo wa 14. Kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, twatubivuze, igasanga abami bo mu isi yose, ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Dore ndaza nk'umujura. Hahirwa uba maso akarinda imyenda ye, kugira ngo atagenda yambaye ubusa, bakareba ubwambure bw'isoni ze, bakabona isoni z'ubwambure bwe. Mubyumve neza. Ibateraniriza ahantu hamwe mu Ruheburayo hitwa ngo Harimagedoni. Twabivuze ko turabigeraho, twabisobanuye neza ko ari ahantu abami b'isi, abategetsi b'isi, babahanuza, abapasiteri bakomeye bakwirakwije ikinyoma, batumye abantu baramya Satani, bazateranira bari gufata umwanzuro uheruka wo gutsemba abana b'Imana. Bamwe bazaba bafungiye mu magereza akomeye ahantu habi cyane mu icuraburindi. Ubwoko bw'Imana benshi bazaba bari mu buvumo, mu bihuru bitandukanye, mu mashyamba atandukanye. Abandi bazaba bari gukubitwa bikomeye cyane. Aha ngaha niho hazafatirwa umwanzuro wa nyuma w'isaha ya nyuma iheruka yo gutsembaho umuntu wese wanambye ku mategeko 10 y'Imana, umuntu wese wiharahaje akaba akiri gusuzugura Imana. Kuko Satani azatanga umwanzuro ababwire ngo dore abo bantu nimumara kubatsemba mu isi, nibwo ibyago muri guhura nabyo birarangira. Dore kwanga kuruka isabato y'igihimbano, kwanga kunyumvira, uwo ni Satani uzaba ari kubivuga.
ko abantu bose banze kuruhuka icyumweru aribo bari gutuma Imana ihana isi. Ntabwo azaba ari byo, azaba ari kubabeshya. Ahubwo azababwira ngo abo bantu nimara kubarimbura bari kuruhuka isabato y'ukuri, nibwo muragira amahoro. Ariko Imana ntizabyemera. Bya bihumbi 144 bigomba gutaha Yerusalemu nshya bidapfuye, bazagumya kurindwa n'abamarayika. Dore ibisasu bya kirimbuzi biri gukorwa ubu ngubu, biri mu bubiko, uburozi bwica, ibintu byose by'ibikoresho by'uburyo bwose bizitabazwa n'aba bategetsi b'isi. Inganda zikomeye zizasohora mu bubiko bwazo ibikoresho bikomeye cyane byo mu mateka habayeho mu isi yose, mu ntambara zigiye zitandukanye. Binjira ishyamba, bafata umwanzuro wa nyuma wo gutsemba burundu umuntu wese ukiri kuvuga amategeko 10 y'Imana ko adahinduka. Ariko bizabagendekera bite? Ahangaha ni handi twasomye ijambo rivuga ngo nuko nzaza nk'umujura kandi mbatunguye nzabagwa gitumo. Reka mwumve ikintu kizababaho. Icyago cya 7 cyaburijemo uyu mugambi wo gutsemba ubwoko bw'Imana burundu, kandi ntibyari kubashobokera. Uwari ufite bombe mu ntoki yagiye kubonabona bihindutse icyatsi, yagiye kubonabona bihindutse akantu k'akababi mu ntoki ze. Ufite imbunda abona mu ntoki ihindutse igikenyeri. Umuhoro, ufite umuhoro agiye kubonabona mu ntoki uhindutse urudodo. Nta kuntu Satani yari gukora ngo atsembe ubwoko bw'Imana. Ntibyari kumushobokera bene data. Mwibuke ubwo ingabo z'abarumani zajyaga gufata Yesu Kristo, barabajije ngo Yesu ninde? Niwe dushaka. Ubwo Yesu yavugaga ngo ni njye, bose baraguye. Kubera marayika wari urinze Yesu Kristo, imbaraga ze ntizari kubasha kwihanganirwa n'abantu gusa bari baje gufata umwami wacu Yesu Kristo. Ibi ngibi bigomba kongera kubaho, ngo kugira ngo umugambi wo gucungura umuntu, ngo Imana ngo yitegereje ngo ibona ko abo bantu batari buze kugera ku mugambi wabo, umugambi wo gucungura umuntu utari buze kugerwaho, ngo ibuza marayika wari urinze Yesu Kristo ngo ava aho ngaho, ava kuri Yesu Kristo. Ngo birangira noneho ba bantu baba barimo babaza Yesu Kristo ubwo babambadukaga ubwa kabiri, noneho ngo ibyabo batangira kubigera nk'uko bari babigambanye. Marayika urinda Imana, marayika urinda Yesu Kristo yari amaze gusubizwa mu ijuru, yari amaze gukurwa aho ngaho, kuko ntago bari kwihanganira izo mbaraga ze. Reka mwumve ku cyago cya 7. Icyago cya 7 ni ibitangaza bikomeye cyane. Ni ibirori ku bakiranutsi, ku bari bategereje kugaruka kwa Yesu. Ni ibyago simusiga bya nyuma ku bantu bose bagomeye Imana. Marayika wa 7 asuka urwabya rwe mu kirere. Ijwi rirenga rivugira mu rusengero kuri ya ntebe riti birarangiye. Habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba. Habaho n'igishyitsi cyinshi. Icyo gishyitsi gikomeye gityo ntikigeze kubaho uhereyeho abantu babereyeho mu isi. Ariko ibi bintu urabyumva? Ibi bintu iyo ubisomye cyangwa ukabisomerwa urabyumva. Tujya twumva ngo igishyitsi cyabonetse muri iki gihugu, cyari cyapimaga izi ngufu izi n'izi. Ukumva ngo hapfuye abantu 1000, ngo hapfuye abantu 2000, abantu bagakangarana. Ngo ariko ngo mu bishyitsi byatambutse byose ku isi, ngo nta gihwanyije ubukana n'iki ngiki. Ese nshuti mwene data, niba ugifite umwuka wera ugukomanga, urakora iki? Wakora iki? Wa mudugudu ukomeye ugabanywamo 3, imidugudu y'abanyamahanga iragwa. Babuloni ikomeye yibuka imbere y'Imana, ngo ihabwe agacuma k'inzoga, niyo nkazi y'umujinya wayo. Ibirwa byose birahunga, kandi imisozi ntiyaboneka. Urubura rukomeye rumanukira abantu ruvuye mu ijuru. Ibuye ryarwo rimwe riremera nk'itaranto, hafi ibiro 40. Nigereranya. Icyo cyago cy'urubura gituma abantu batuka Imana, kuko icyago cyarwo gikomeye cyane ku buryo nta muntu wari kubasha kubyihanganira. Umuntu ukorera Satani ahora ari uwa Satani.
Kwihana ntikuba kukimurimo. Umuntu wakuweho ubuntu bw'Imana ahora ari uko ameze. Kwihana ntikuba kukiri muri we. Aba bantu ureba kuva ku cyago cya mbere kugeza ku cyago cya nyuma ntibigeze bagira umutima wo kwihana, bavuge bati nubwo twakugomeye Mana tubabarire wenda irya nyuma. Hoya, ntibyigeze bibaho. Ahubwo abantu bagumije kurwanya Imana, abantu bagumije gukora ibintu bitangaje bikomeye cyane ku buryo Imana ntago yari kwigera itanga agahenge na kamwe kuri ibi bintu byose byaba birimo bibera mu isi. Ni ibintu bikomeye cyane. Ni ibintu bikomeye cyane ku buryo nta muntu n'umwe wari utuye ku isi wagombaga kwihanganira ibihano by'Imana, kugeza aho abantu bose bavuze bati burya uri Imana, burya urakomeye, uri isumba byose. Nubwo ibi byose byabagaho bitigeze bihindura imitima, kandi birumvikana ko n'ubundi kwihana ntikwari kugishobotse, nta n'icyo byari kubamarira. Bene data, inshuti, bakunzi b'umusaraba, bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo, bakunzi b'ubutumwa bwiza, turashoje. Iki cyigisho kigeze ku musozo. Umuntu wese wagikurikiranye musabiye umugisha. Umuntu wese ufashe umwanzuro wo kwisubiraho, ufashe umwanzuro wo kwihana, ufashe umwanzuro wo kuvuga uti izi nzabya ndwi sinzazihanganira, reka nihane njye mu murongo mwiza, njye mu bantu beza bashimwa n'Imana bazataha Yerusalemu nshya. Ndakwifurije amahoro y'Imana, ndakwifurije kugira ngo uzahirwe n'urugendo ubwo tuzahurira muri Yerusalemu nshya. Reka dusoreze kuri aya magambo meza atanga inama, agira inama buri muntu wese kugira ngo habeho kwitegura kuvuye ku mutima, atari kwa kundi kw'igihimbano. Satani yafashe kwihana abigira ibintu bikomeye, arabiremereza, arabikwedura, nyamara ni umugambi wa Satani. Ahubwo kwihana ni ukwihana. Iyo uretse icyaha urakireka kigatwikirwa, kandi bikarangira uhawe imbaraga zo kukireka burundu. Rero Satani ibyo ntashaka ko abantu babishyira mu bwenge cyangwa se babyakira kugira ngo bagendere muri uwo murongo mwiza. Urukundo rw'Imana ni rwinshi cyane, ariko tubyumve twese ahangaha. Imico myiza waba ufite, gukiranuka kose waba ufite, ntago kwagura urukundo rw'Imana. Ahubwo urukundo rw'Imana nirwo ruzana imico myiza, gukiranuka nyako guhoraho iteka ryose. Niyo mpamvu ahari ubushake bwa muntu bw'umunyabyaha, iyo uteranyijeho gukiranuka kw'Imana, ubushake bw'umunyabyaha ku kwihana ibyaha, ugateranyaho urukundo rw'Imana, bimuhwanyiriza no gukiranuka, bimuhwanyiriza no kunesha. Icyo gihe atangira urugamba rwo guhangana n'umubi, atangira urugamba rwo guhangana n'icyaha uko cyaba gisa cyose, cyaba igitoya, cyaba ikinini. Mu ijuru icyaha ni icyaha, kandi cyose cyakurimbuza uko cyaba kingana kose. Niyo mpamvu rero buri muntu wese abisabira umugisha, kuko Imana niyo ituma tugira imico myiza. Yesu Kristo wamaze kutugira mu mutima niwe uduhereza kurwana kandi tukanesha. Rero ntago tubyiha, ahubwo tubihererwa ubuntu. Noneho mu gusenga dushyizeho umwete, Imana ikatwambika ya mbaraga yo gukomeza kunesha n'ubundi kugeza ku musozo, kugeza dutashye Yerusalemu nshya. Niyo mpamvu rero inshuti, aho uherereye hose, Satani ntagomye kugushuka, ntagomye kukurindagiza, akwereka ko igihe kigihari, akwereka ko uzihana ubutaha, akwereka ko ibyo ngibyo urimo uramutse ubiretse utabaho, uramutse ubiretse aribwo buzima bwawe. Hoya, ibyo ngibyo, ubutunzi bwose buri mu isi ni ubw'Imana, kandi rwose uko ubukene bwaba buri kose, Imana ifite ububasha bwo kuguhereza ibigutunga, kandi ukabasha no kugumya kumvira Imana, kandi ukayoborwa nayo
muri buri kintu icyo ari cyo cyose ishaka ko ugeraho. Nshuti mwene data rero turashoje, tugiye gusenga, maze nitumara gusenga buri muntu wese avuga ati Mana, uyu munsi ndagusabye ngo umbe hafi, ndagusabye ngo umpe imbaraga yo gutangira urugendo urushya rwo kukubaha, umpe imbaraga kuko ngiye ndi kumva ntazo mfite, ngewe ku bwanjye sinatsinda Satani, ku bwanjye ibi byaha kubireka byarananiye, ariko ndumva mfite inzara n'inyota yo kugukorera, ndumva ntashaka kuzajya muri bariya bantu bazacucumwa n'ibiriya byago birindwi by'imperuka ziriya nzabya ndwi. Icyo gihe Imana irakwakira kandi ntago hagomba kubaho kurangara, ahubwo umuntu wese watangiye urugendo rushyashya agomba guhora ari maso. Kuba maso ni ugukora umurimo w'Imana, ni ugusenga uko bwije uko bukeye, kandi tugakora n'ubundi buri kimwe cyose cyatubashisha gukomeza gushikama muri uru rugamba, gushikama kuri uyu murimo twahamagariwe. Reka rero abakurikiye iri jwi ryo kwihana n'umuburo wa nyuma kuri KK Rwanda, narabisobanuye icyo bisobanuye. K imwe isobanura kwihana, indi K igasobanura kubabarirwa, noneho TV Rwanda mu buryo bw'amajwi ndetse n'amashusho yaboneka, ariko icyangombwa ni ukumva umuburo w'Imana. Amashusho ntacyo yamarira umunyabyaha, kumva nibyo bifite umumaro kurusha ibindi byose. Mureke rero twubahe Imana, dusenge nk'uko twatangiye dusenga, n'ubundi tugomba gusoza iki cyigisho dusenga kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro, kandi buri muntu wese abashe gupfukama ahari bimworoheye, kugira ngo ahari duhe Imana icyubahiro, kuko Imana nibwo uburyo yabonye twakoresha kugira ngo tuyubahe kandi tugere ku byo idushakaho, tugaragaze urukundo rw'Imana nk'uko natwe yadukunze kandi idukunda, iduhaye buri kimwe cyose kugira ngo hatazagira urwitwazo buri muntu wese wo mu isi agaragaza, ahubwo buri muntu wese azabe afite yarambitswe intwaro zose zo gutsinda Satani. Ndagushimye Data wera wo mu ijuru, wakoze buri muntu wese wateze amatwi iki cyigisho. Yesu Kristo umuhe umugisha n'imbaraga, duhe gutangira urugendo rushya ku batari bararutangiye, uduhe kudukomereza ku ijambo ryawe ku batangiye uru rugendo. Ubwo tugiye kugera mu bihe bikomeye bishishana, Yesu Kristo tube dufite ubuhungiro muri wowe. Reka rero ibi byago birindwi by'imperuka tumaze kureba, ubwo bizaba binyagira isi, twe tuzaba dufite ubuhungiro muri wowe. Buri muntu wese ufite umugambi mushya umufashe, umutahe mu mutima. Reka twese hamwe uko turi ni uku nguku uduhereze impano zose, uduhereze intwaro zose zadufasha gutsinda Satani, zadufasha gutsinda buri kigeragezo cyose, gutsinda buri cyaha cyose, maze amazina yacu yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Nugaruka Yesu Kristo tuzijyanire nawe mu bwami bwawe iteka ryose. Urakoze, ndagushimye, amena.